Mwiriwe neza abakunzi ba televiziyo yacu, nk'uko bisanzwe amazina ni Evangeliste Ngirimana Emmanuel. Nongeye kugaruka kuri uwo mugoroba ngo tuganire amagambo y'Imana. Uyu mugoroba nejejwe no kuba imbere ya kamera, nongeye kugaruka hano ngo tuganire. Turakomeza gushimira abantu bakomeje kudushyigikira mu buryo bwose, bakomeje gusakaza ubutumwa bwiza, babwohereza abandi inshuti n'abavandimwe, kugira ngo ubutumwa bwacu bukomeze kugera kure. Abakomeje gukora like na subscribe kugira ibiganiro byacu bibagereho mu gihe kandi vuba, nabo turabashimiye. Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Uyu mugoroba tugiye kuganira amagambo y'Imana. Mbere na mbere reka tubanze dusenge, twiyambaze Imana ibane natwe muri uwo mwanya mwiza. Mwami Imana, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye yuko ukomeje kubana natwe mu buryo bwose, mu buryo tubayemo busanzwe ndetse no mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka ugakomeza kubana natwe ndetse ugakomeza kuturinda ndetse ukarinda n'abacu. Ndasenze cyane ngo umane ukubane najye mu mwanya nk'uyu nguyu ngiye kuvugamo by'ijambo ryawe. Uzubane nanjye, uzabane n'abazumvira ijambo iminsi yose izatambuka, ubwo bazabasha kugenda bakomeza gukurikira iri jambo. Uzagira icyo uhindura ku buzima bwabo uciye muri iri jambo. Uzagira icyo ubaremera uciye muri iri jambo. Iri jambo ni ibihamya by'abatubanjirije, ariko bikaba n'inkomezi muri ubu buzima turimo uyu munsi. Turagushimiye rero, neza untunganye ungirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Reka dusome amagambo dusanga mu gitabo cy'abacamanza. Igitabo cy'abacamanza, ibice byaho 6 n'umurongo waho wa 33. Turasanga amagambo agira gutya. Umurongo waho, umutwe w'amagambo uravuga ngo Gideyoni asaba ubuhamya ngo amenye ko ari we Imana itoranyije gukiza Abisirayeli. Ku murongo wa 33 hari amagambo agira ati: Abamidiyani bose n'Abemeleki n'iburasirazuba bateranira hamwe, barambuka bagandika mu kibaya cy'i Yezereli. Imana iha Gideyoni ku mwuka wayo, aherako avuza ikondera. Ab'i Yezereli bateranyirizwa aho ari, atuma impuruza mu gihugu cya Manase cyose, nabo bateranira aho ari. Atuma izindi mu Basheri no mu Bazebuloni no mu Nafutali, barazamuka ngo bahure. Amen. Kongere dusome andi magambo dusanga muri iki gitabo cy'abacamanza. Ku murongo wa 6 n'ubundi ku bice bya 11 harambwira ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Amen. Uwiteka tugirire neza. Aya magambo dusanze mu gitabo cy'abacamanza aratubwira inkuru z'Abisirayeli, akatubwira inkuru za Yowasi n'umuhungu we Gideyoni. Iyo usomye mu gitabo cya 2 cya Mose mu Kuva, akubwira inkuru Uwiteka ahamagara Mose
aramubwira ngo genda uzane ubwoko bwanjye buriya muri Egiputa. Avuga ngo Uwiteka nzagenda mvuga ngo iki, nzagera imbere ya Farawo mu buhe buryo? Aramubwira ngo uzambwire ko ndi Uwiteka, uzambwire ko ndi Uhoraho. Icyo ni igitabo cyo Kuva, ubwo Abisirayeli bahagurukaga bava muri Egiputa bayobowe na Mose na Aroni. Ubwo Mose yatangiye avuga ko atabasha rwose kuvuga, atangira avuga ati simbasha kuvuga. Aramubwira tuzajyane na mwene so Aroni, icyo ushaka kuvuga uzajya umubwira kivuge. Iyo dusomye igitabo cyo Kubara n'igitabo cya 4 cya Mose, umurongo waho wa mbere n'igice cyaho cya mbere, ngo nuko ngo Uwiteka ngo abwira Mose ubwo yari ari mu ihema ry'ibonaniro, ngo ari ku munsi wa mbere ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2 ubwo bari bavuye muri Egiputa. Aramubwira ngo haguruka genda ubarure Abisirayeli nuko imiryango yabo iri n'abasokuruza babo n'amazina yabo, uko imiryango yabo ari 12. ngo nuko aragenda arababarura. Nyuma yo dusomye mu gitabo cya Yosuwa, uyu Yosuwa na Kalebu mu rugendo rwo kuyobora Abisirayeli, urwo rugendo rwabo rwaje kurangira. Abisirayeli ubwo bageraga mu gihugu cy'isezerano baje kongera baragwa, bareka Imana yabo, basubira kubigirwamana, batangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Niko Bibiliya itubwira ngo nuko ngo Uwiteka abagabiza Abamidiyani n'imyaka 7, Abamidiyani batsinda Isirayeli babatera, ngo ndetse Abisirayeli ngo bajyaga bihisha mu buvumo, ngo ndetse bakihisha no mu yindi myobo itandukanye ubwo gutinya Abamidiyani. Abisirayeli Imana bagarukaho ubwo yatoranyaga Gideyoni ngo abere Abisirayeli umurengezi, ababere ingabo ibakingira, ababere indwanyi, abatsindira umwanzi w'Abamidiyani. Ijambo ryatubwiye ngo mu Bacamanza aho twasomye ngo Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisirayeli, ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwaberezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, ugira n'ubutwari. Ahangaha Bibiliya iratubwira Gideyoni, ntabwo Bibiliya yigize tubwira ko Gideyoni yari indwanyi. Bibiliya ntabwo yigize tubwira ko Gideyoni yari umusirikare mu Bisirayeli, oya. Ahubwo Bibiliya itubwira ko ubwo marayika yageraga kwa Yowasi yasanze ngo Gideyoni ngarimo asekura ingano, ngo bengeragamo, ngo imivure bengeragamo vino, ngo bazihisha Abamidiyani. Bivuze ngo Abamidiyani n'ubundi bari n'uyu munsi bari bakibamereye nabi, babatera bakabica, abandi bakihisha, abandi bagakwira imishwaro. Kuko Abisirayeli bari baraguye bakava ku Mana bakarema ibigirwamana. Bibiliya itubwira ko uyu Yowasi yari afite ikigirwamana Bali na Ashera, yari yarakinze agakora. Nuko ngo Imana ihamagara Gideyoni iramubwira ngo wa munyembaraga we, ndashaka ugende uba intwari mu Bisirayeli. Aramuhamagara, yashaka aba umukiza mu Bisirayeli. Irangije iramubwira ngo wa munyembaraga we, ariko Gideyoni we yari abizi ko ari umunyembaraga nkeya. Birashoboka ko nawe uyu munsi waba wibona nk'umunyantege nkeya, ariko Uwiteka hari ubundi buryo akubonamo. Uwiteka akubonamo umunyembaraga ko washobora byinshi, ariko ukaba utabasha kubibona. Uyu Gideyoni atangazwa no kumva iryo jambo, kuko amaje kuvugana na marayika aravuga ngo mbonye ishyano kuko mbonye marayika n'amaso yanjye. Uyu Gideyoni we yari abizi ko ari umunyantege nke mu buryo busanzwe.
ndashaka kukubwira uyu munsi ijambo nakuzaniye rifite umutwe ugira gutya ngo nugendana n'Imana mu bihe byawe byose uzaba umutsinzi, uzagera ku ntsinzi kuko wagendanye n'Uwiteka. Uyu Gideyoni Bibiliya uko itubwira iratubwira ngo kuva uwo munsi akimara kumva iryo jambo yatangiye gusaba Imana ibimenyetso, ngo arayibwira ngo niki kimbwira ko Uwiteka uri kumwe nanjye. Uwiteka marayika aramubwira ngo nzabana nawe, Uwiteka azagendana nawe, uzatsinda Abamidiyani, uzabera ingabo Abisirayeli, uzabera umukiza w'Abisirayeli. Gideyoni ntabwo yakiriye aya magambo. Aramubwira ngo niba koko wampisemo, niba koko uzagendana nanjye, niba koko nzatsinda nkatsinda Abamidiyani, nyigaragariza ibimenyetso. Atanga ibimenyetso aravuga ngo Uwiteka we, ngiye gushyira ubwoya bw'intama hanze, ubwo ikime cyiza kigatonda hejuru, ubwoya ntibutohe, ndamenya kuri Imana izagendana nanjye. Niko byagenze, aragenda ngenga araza ubwoya bw'intama hanze. Buracya mu gitondo asanga bwatonze ikime ariko ntibwatose. Arongera abwira Uwiteka mwangiye umpa ikindi kimenyetso. Uwiteka aramubwira ati ngiye gushyira ubwoya hanze, burareyo nsanga ubutaka butose, ubwoya budatose. Bigenda bityo, Uwiteka amugaragariza ibimenyetso bibiri. Gideyoni ashiruka ubwoba, atangira kumva ko ari kumwe n'Uwiteka. Niko byabaye mu gitabo cyo Kuva. Uwiteka abwira Mose, aramubwira ngo haguruka ugende uzane ubwoko bwanjye, numvishe kuniha k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Arangije aramubwira ngo nutajyana nanjye sinjyayo. Mbwira ndagenda mvuga kurinde. Uwiteka aramubwira ngo uzamubabwire ko n'Uwiteka, nugera kwa Farawo uzamubwire ko n'Uhoraho. Nuko Gideyoni ngashiruka ubwoba, Uwiteka amuha ibintu agomba kugenderaho. Arangije aramubwira ngo nagenda asenya ibigirwamana byari mu Bisirayeli. Uyu Yowasi yari afite Ashera na Bali. Uwiteka aramubwira ngo nagende ngafata imfizi ya se, narangiza ngashaka indi sekurume imaze imyaka 7, ngo narangiza agende asenya ibicaniro bya Bali na Ashera, ahitambira igitambo nayo izagendana nawe. Gideyoni ntiyabyemera, aravuga ati Mana we, n'ikindi kimenyetso. Uwiteka agendana na Gideyoni nk'uko yabimubwiye. Arangije acana igicaniro, akora ibyo yamubwiye, ngo bigorobye yitwikira ijoro, asenya Bali na Ashera ubwo gutinya Abisirayeli. Yabikora ku manywa bari kugira ngo yasaze cyangwa bakamufata nkaho arimo abangiriza. Nuko Gideyoni ngagenda atamba igitambo. Amaje gutamba igitambo, Uwiteka aramubwira ngo nzabana nawe. Arangije aramubwira ngo nkugabije Abamidiyani. Arangije aramubwira ngo hamagara Abisirayeli bose baze, ngo hanyuma ngo abafite ubwoba babwire basubire mu mahema. Nuko arababwira ngo abafite ubwoba basubire mu mahema. Abo yasigaranye, Bibiliya atubwira ngo yasigaranye inzovu. Ubwo bari Abisirayeli bari basigaye. Uwiteka aramubwira ngo baracyari benshi, bamanure ku kagezi, nubageza ku kagezi ndabagusuzumira uzajyana nabo. Gideyoni yakoze ibyo Uwiteka amubwiye, afata babaga barabajyana bageza ku mugezi. Aramubwira ngo abari bunywa amazi barabya himbwa, abo ngabo bashyira ukwabo, abari bunywesha amashyi nabo bashyira ukwabo. Arangije aramubaza, aramubwira ati nabonye 300 banywesheje amashyi. Aramubwira ngo abandi babwire basubire mu mahema yabo. Gideyoni asigarana abagabo 300. Uwiteka aramubwira ngo nkugabije Abamidiyani iri joro. Bibiliya iratubwira ngo bari mu kibaya hafi yaho. Uwiteka aramubwira ngo kugira ngo umenye ko ndi Uwiteka Imana yawe, nzagendana nawe, manuka mu kibaya wumva ibyo iteraniro ry'Abamidiyani n'ingabo zabo barimo bavuga. Ngo nuko ngo baragenda, yajyanye n'uwo wabagiwe umunyarugo we, baramanuka ngo bageze ngo mu nkike zabo z'Abamidiyani aho bari bakambitse, ngo barumviriza ngo bumva Abamidiyani ngo umwe abwiye undi ngo narose inzozi, narotse umutsima, ndota umutsima uza wikubita hejuru y'ihema ry'Abamidiyani. Undi aramubwira ati iyo ni inkota ya Gideyoni.
iyo ni inkota ya Gideyoni ku Bamediyani. Gideyoni akimara kumva ayo magambo ngo amushyiramo imbaraga, amutera umwete, ngo arangije ava aho hantu, ngo aragenda afata ingabo ze 300, bamwe arababwira ngo mutangatange, abandi 100 bagendana nawe bafata imuri, bafata ibibindi bashyiramo imuri, abandi bafata amakombera. Bibiliya iravuga ngo bamwe bari ukuboko kumwe kwari gufashe ikondera, ukundi gufashe ikibindi kirimo imuri. Ngo bageze mu iteraniro ry'Abamidiyani, barababwira ngo nzavuza ihembe, nimara kuvuza ihembe mubite ikibindi hasi kiri mu muriro, namwe muzajya mukurikiza uko nkoze. Nuko byagenze, aramanuka, agezeyo abasirikare be cyangwa abo bari bajyanye ku rugamba bakora nk'uko yabibabwiye. Ijambo riratubwira ngo nuko ingabo z'Abamediyani ngo z'ubwazo zicana n'inkota zisubiranamo. Nuko Gideyoni aranesha kuko yagendanye n'Uwiteka. Haleluya! Ndashaka kukubwira ngo mu mbaraga zawe nkeya Uwiteka ari kumwe nawe. Uri umunyembaraga, uri ubutsinzi, uri kumwe n'Uwiteka, uri umunyembaraga. Gideyoni yari umunyantege nke n'awabizi, nta nubwo yari yarigeze aba umusirikare. Oya, mu Bisirayeli ubwo intambara yarangiraga bamaje kurwana no guhindura uduce bafashe, ubwo Abisirayeli bamaje kudamarara bavuye ku Uwiteka, ntabwo Bibiliya itubwira ko Gideyoni yigeze arwana, ahubwo Gideyoni yari umuntu usanzwe. Marayika yamusanze asekura ingano, harangije aramuhamagara, aramubwira ngo Gideyoni we, wa munyembaraga we, haguruka urwanire ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Ariko Gideyoni yagendanye n'Uwiteka, nk'uko Uwiteka yagendanye na Farawo, nk'uko Uwiteka yagendanye na Mose kwa Farawo agatsinda, niko Gideyoni yagendanye n'Uwiteka atsinda Abamediyani n'ingabo 300 zonyine. Haleluya! Urugamba bararurwana, ijambo riratubwira ngo Abamediyani bicanisha inkota zabo. Gideyoni aranesha kuko yabanye n'Uwiteka, kumva icyo Uwiteka yamubwiye gukora, ndetse agakora icyo Uwiteka yavuze, akagaragaza icyo yagambiriye ku Bisirayeli. Nawe ndakubwira ngo ugendane n'Uwiteka mu mwanya wawe, mu mbaraga zawe nkeya urimo ugendane n'Uwiteka. Mu gusenga kwawe, mu mbaraga zawe nkeya uri gukoresha, ugerageze uhamagara Uwiteka abane nawe, akongerera imbaraga, ubu umunyembaraga nka Gideyoni. Ndakwinginze wowe uyu munsi ucitse intege, uri umunyembaraga kuko Uwiteka nakugenderera akakwereka inzira yo kunyuramo, uzabona itsinzi. Ndagushishikariza kugira ngo wumve ko Uwiteka mu gihe ari kumwe nawe uzahora unesha, were gucika intege. Uwiteka yabanye na Gideyoni, Uwiteka abana na Mose, Uwiteka yabanye n'intwari zatambutse abana na Dawidi. Dawidi aratsinda, aranesha, ntabwo yigize agira ubwoba kuko yari ari kumwe n'Uwiteka. Nawe nubana n'Uwiteka mu gihe nyacyo, Uwiteka atitaye ku mbaraga zawe nkeya ufite, azaguha imbaraga. Ngo nuko Uwiteka yitegereza Gideyoni, aravuga ngo Gideyoni munyembaraga we, haguruka ubu umurengezi w'Abisirayeli. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka duha imbaraga, Uwiteka tugenderere, atwongerere imbaraga, tubashe kuba umunyembaraga, tubashe kuba abanyembaraga mu byo dukora, tubashe kuba abanyembaraga muri uyu murimo, tubashe kuba abanyembaraga bo guhamya Yesu Kristo. Haleluya! Wowe nkurikiranye, ndakwifuriza kuba umunyembaraga. Nubwo uyu munsi ucitse intege uri umunyembaraga nkeya, ariko marayika aje akuzaniye ubutumwa ngo uri umunyembaraga, warwana ugatsinda kuko uri kumwe n'Imana. Kumvira Uwiteka, tugendane n'Uwiteka, kumva icyo Umwuka dusaba gukora, tuzaba abanyembaraga kandi tuzatsinda. Ni mu izina rya Yesu Kristo tugomba kwizereramo aya magambo kugira ngo tuba abatsinzi. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwari kumwe na Evangeliste Ngirimana Emmanuel.